waruvuze ngo Yezu yababariye indaya. Yababariye indaya imwe kuko yari musabye imbabazi, natwe dusabye leta ngo itubabarire iduhera amahirwe abana nitunapfa ko turinda gupfa none ntago turi mu nzira, abo bana bacu bazapfa kujya aho bahengama. Amafaranga yo mu Buraya iyi ndaya kibona igifite amabuna atitira, igifite ibere rishinze, inzobe ikigaragara, reka niba bavuga ati gurira iyo nzu kandi abayafite ayigure, avuga ati nzaba indaya tu, nyamara zahindura imirishyo ugasanga baye mayibo, usona nari mayibo wango. Uko iyo uri muri ibyo ngibyo mu Buraya hari abo wiba, hari n'abagukunda bakaguha amakado y'amafaranga, ariko kuko nta bujyanama buba buhari ngo umenye ngo ejo wanze wagutekereza avuga ati wenda ejo nzaguma ndindaya, ukarinda uhenuka usaje ubuze amafaranga nakoreye. Umwana wanjye waryanye mu nzu, mvuye gupagasa dore ngibi bikoresho, umvuye kuri amafaranga 500 y'ubwatsi nahiye n'umutumba najyanye. Ubwo ntago ari ubuzima, izo ni ngo ngaruka mbi z'Uburaya. Umuntu yakabaye indaya yaba tutabyaraga, ya munatabyara kuko kubyara ni ikibazo. Urabyara umwana akakubaza se, wabyara umwana ati nzabahe, ugasanga uzaho kwirwa. Reba nk'ubu yaze kubona umwana njye aryamye afite mituweli pe, hari ahantu dufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, batwishyuriye mituweli. Ariko nagiye kuvuza ejo umwana wanjye yirirwayo ari hasamba, ngo genda ngo uzane icyangombwa ngo kiva ku kagari ngo kiriho amafoto, ifoto imwe n'indi uzana hano ku ifishi. Kubera ko nta kintu ufite rero byanyobeye, gusa amafaranga 500 nkoreye ndajya kuyafuta mu cyo cyangombwa, hari nubwo kinahenda kurusha ibindi byose. Turare ndaye nta nakacyayi muguriye. Izo nizo ngaruka z'Uburaya nabonye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Tunganira Imana. Twongeye kubifuriza kunogerwa na gahunda tubagezaho umunsi ku wundi. Muri aya masaha murabona ko hari umubyeyi turi kumwe imbere yacu kuri kamera, tugiye kugirana ikiganiro. Tudatinze reka atangire atwibwira natubwire amateka ye muri rusange. Nitwa Konsole, niteguye kubazwa n'aba bavandimwe ibyo bambaza ndabisinzi, ndabyumva babimbajije. Hanyuma ikibazo cya mbere twakubaza ni ukukubaza ngo tubwire amateka yawe muri rusange, uko wabyirutse kugeza ubu ngubu. Ko nabyirutse nisanze navutse nyine nk'abandi bana, ndakura mu myaka 17 nza kugira ikibazo nyine ndararuka ko abana bararuka, ndaruka nza mu mujyi. Cyo mu mujyi nkora ahantu akazi ko mu rugo birangira boss rwose ubwiwe yitwaga wagana muri kiyore bakabutare yigisha yaveka, birangira nteye n'inda birangira umugore wanyirukanye, ndagenda iwacu ndabyara. Gusa umwana ntabwo yagize amahirwe kubaho, yamaze amezi 3 arapfa. Amaze gupfa ndavuga ati ariko ubundi ndaguma nihambije ahangaha Rwanda n'ibiki, nundi narabaye mu mujyi nabonye uko bagira ukarango. Ndongera ndagaruka, ngarutse none sinzi umuvandi wongeye kumpa akazi kuko nundi yaranze amaye akazi, ndakaraba bwa bukene bwo kubyara babumvuyeho. Akayo batangiye kugaruka nyine mbafashe inzira, ngiye mu muhanda sanze abandi bakobwa nabonaga bakaraba bacya, nkibaza ibyo bakoranye nkabijyamo. Nagiye barancumbikira pe, bancumbikiye byangize nyine bampaye umugabo. Hani kuba ko nari nabyaye urumva nta kintu ari kubandeho ndahisha. Umugabo turaryama ampa amafaranga 200 ya kera, ndagenda niguramo agacupa, icupa ryaguraga 76 ahantu bitaga kwagumira ku Mukoni muri bare Mukoni. Ubwo mpita ngumamo. None se bwari ibindi. Hanyuma dusobanurire neza, mu muhanda wari ugiye ngusanze abandi bakobwa, ni mu wuhe muhanda, gukora iki, nabahe bakobwa bakoraga iki? Umva kuko ubuzima bwo mu cyaro nawe wakandagiye mu mujyi ntago uba worohewe na gato. Urahagera ugatangira wasanga wanyu bakiryama ku misambi, baryama ku birago. None haryama mbashwe sinsinzire.
ubwo nyine nagarutse nirukankanze ngo ndongera mbona akazi kubera ko nyine nari narabyaye mbonye ba bakobwa nta kibazo ntabwo atari ko se nimwandangira akazi ati ngwino tukaguhe nibwo buryo bantwayemo turaranya nyine bampaye akazi ko kurarana nabo turasangira nizo bazana abagabo ati n'abakira nta n'ikibazo binteye ariko sinzi ingaruka zirimo ubwo ni akazi ko kwicuruza umva niko kahise gatangira uwo mwanya ariko n'ubu katangiye najyaga ngeraho nkagahagarika nkagenda mu buzu gushaka umugabo kubana n'umugabo mu rugo icyo gihe nkaba mpagaritse ibyo umugabo nawe natangiye kuzana bya bindi byo mu ngo nyine by'amago nkahita nkwepa nkasubira hahandi ejo nkabona undi ati ndagukunda ndagushatse nk'umugore nkaba ndavuga ati tugende twamara nk'imyaka 3 ati bimeze bite kutari kubyara ko kubyara byose nakundaga n'abana ngewe nabyaye abana bake cyane nubwo nabo mfite ntabafite aho mbafatira neza ngo twishimane n'umuryango wanjye numvaga ntakunda kuba igihe cyose mfite umwana mpetse umwana mfite unkururuka inyuma ko nagiye kubyara umwana umwe maze kumubyara mpagarara imyaka 11 ntarongera aho nsubije ku mugabo rero bwa gatatu nongeye gushaka umugabo bwa gatatu mba ninjiye mu buzima bwo kubyara byaye umwana arapfa birashoboka ko ntari bwamenye ko nanduye virusi itera sida umwana arapfa ndongera ndasama indivamo umugabo ati uje kunca sasa yive hita umvira mu rugo ubwo nayo ndaje subira muri bwa buzu noneho ngumamwo kugeza igihe nsaziye urabona ko nshaje ntabwo ntitekereza ibyo sinzi sinakubeshya ariko numva narihagarara ariko nta kintu kiza nzi mu buraya gusa habamo ibiryo habamo umunezero ariko gusa ariko bakwibaza ku Mana kumva nta gahunda. Watangiye ubwo umwuga w'uburaya wari ufite imyaka ingahe? 17. Ku myaka 17 ingaruka wagiye uhuriramo nazo wenda muri rusange usibye z'uburwayi nizihe? Ingaruka rero nzibonye ubu nasibonye maze kuza imyaka 45 kuko nari mfite umwana mukuru w'umuhungu umwe akambaza ati se papa abahe naho se jahaza kurura wigishe no rero kurura uganishe ayo magambo zo kuyasiba ubwo avuga ati koko kugira umwana utagira se nabyo ni igikomere reka n'abana bantu n'ibibazo se koko ndavuga ati jewe nzabyara abana bake ko n'ubundi nta mwana nzabyara ngo agire amahoro arerwe uko byifuza. Umwana wanjye mukuru n'ubu ngubu aba mu buroko ahora afungwa akiyenza akambwira ati 100% ko ntagira data avuga ati ariko so ntawe nariye akambwira ati jewe papa nkambwira ati papa wawe mu jenoside baramwishe yari umugabo mu Wagogwe itaga yari umujandarume twara n'imodoka nini cyane ariko kuba ko narakana akajya nsuza ko cyari ikintu cy'ikigabo cy'urujeya shuko yari afite umugabo ku Gisenyi wabo ariko umwana aramwemera. Noneho muri 1993 ngo hatangiye urugamba rwa jenoside bajya ahantu hafi ku mupaka wa Byumba. Wari ukiri kutubwira ku ngaruka wenda zikunda kuboneka muri uyu mwuga, hari abagabo bajya babahohotera wenda nkawe ukiri muto warabibonaga? Umva barahabije na kwishana. Urabona niba ukitwa umukobwa w'umuhanda ndashaje ndabivuga nta gitomba icyo gihe cyose ushaka kujyana n'umugabo abati ngiye kugusambanya ndakwishyura yagerayo yamara gukora ibyamuzinduye we nyiri kubishaka kamuga ati se nyishyura bambwiye kunyishyura ubwo amakofe yarawukubita akakwangiza bya danje uko nyine nta kujya kurega kuko indani igira agaciro nta wajya kurega sande bakwakira haba ko nyine wananiranye undi society nyarwanda ntiyemera indaya icyo gihe wagenda ukarwara inkoni ukagumaho ugasanga ahubwo ushaka kwihorera nawe agahita ahitamo kuvuga ngo nanjye nimuca kabera nzamwiba amafaranga n'ibyo afite byose nateye induru nanjye mukubite
kuko bafite kuntu bakubita abantu bagutunga akagukubita ikintu ukagenda ukanapfa kuko hari benshi banapfuye nuko mbizi. ariko hari abagore cyangwa bamwe mu badamu bajya bavuga ko indaya zitwara abagabo babo. Ibyo bintu nibyo nka wenda ufite inararibonye wagiye ubibona ibyo bintu? Nase umugabo n'uburenganzira bwe. Umugabo niba avuye iwe yatanze rasiyo, umugore we yanezerewe, kandi abagabo mugira umurenge urabizi. Akajya kwishakira kandi kabahaha hirya iriye. Ubwo se wamutwaye cyangwa niwe wizanye? Nta cyaha numva umugore aba yakoze. Abagabo nabo barashotorana, abagabo nabo bajya kwihahira, bagatangira ngo umugore umwe ntahaze umugabo. Sinzi niba bamurya, sinzi niba ajya mu nda kugira ngo umve ko bahaze, ariko nta mugore utwara umugabo wundi. Nawe bo barizana yagiye ese umuntu waza unshaka ubu nubwo je narenze iby'ubugore, ubu waza unshaka nkaguha ngo genda hoshi reka ahita nkubwira ati karibu cyane rwose upfa kuba waje. None se indaya nta mabanga zihariye zikoresha cyangwa uburyo cyangwa technique zikoresha kugira ngo zikurure abagabo? Amabanga se iyo umuntu ari mu kazi wese aba afite ibanga ry'akazi. Hayanze iyo umugabo aje nawe umufata neza, karibu yaba yanyagiwe ukamuhanagura, mu gitondo yaba yakuraje ukamuhanagurira inkweto, ukamutekera akaritika mu gitondo n'agacyayi keza gataha. Cya kigorero kiba cyicaye kivuga ngo umugabo wanjye ntagazanye amafaranga, agahita agenda nyira akajya bango bantwaye umugabo. Abagabo batwarwa abagabo n'uburangare bwabo, abagore batwarwa abagabo n'uburangare bwabo, kuko umugabo wundi muri gahunda z'abagabo ashaka gufatwa nk'umwana. Iyo utangiye kumujya nk'incuke rero reka ajya kuhareba habona. Nk'ubu abagore bari kutwumva bari no kutureba hano, ni nk'iki wababwira nk'inama kugira ngo bafate neza abagabo babo? Erega ushobora no kumufata neza ariko afite iyo kamere, nawe ntanyurwe ntimuze kugenda. N'ubundi bajya bavuga ngo inkoko yaraye hanze bayabaye inkware. Niba umugabo aramushatse n'urasanzwe ajya aho ngaho, kuba agufite mu rugo n'undi ntago bizamubuza. Ariko buriya hari igihe rimwe na rimwe abagore ntako bataba banagize, ariko kamere y'umuntu wenda hari ababireka ariko hari n'ababikomeza. Ntacyo nabwira abagore. Ese umugore nubwo wamusiga iyo mubanye kabiri, umugore utarabyara muri mu kwezi kwa bucya bakureba ngo sheri ishusho, ariko wamara kubyara, nanjye byambayeho buriya mu rugo, wamara kubyara yakumva uruhinja rurize ngo jyahe ngo ndabona ibintu ntazi ibyo ari byo, agahita abatinza akajya kurara hanze kuri ya ndaya, kandi iyo ndaya ntazi ko nayo yasigaye iteye inda. Ntabwo abagore nabo barahohoterwa pe muri icyo kibazo. None se ubwo yabigenza gute? Ariko ngo hari uburyo abagabo nabo bameze nk'abana bajya bakunda utuntu twiza gusa bakajya kuduhiga kandi batadushaka mu rugo iwabo. Siko muteye se nyine mpamushaka ngo umugore wanjye uyahindukiye, uya mugwe ngo hindukira, ngo ahindukira areba umwana. Iyo ahindukiye ntanyo nkakabere, iyo ahindukiye nta nshimashi mu tuzara. Ubwo reka nanjye ndamutse ndi maraya nigurisha, umva byose ni kurayo ndagushimashima ni ubwo se urumva yagaruka wa mugani atora ataha handi nyene. Uramushimashima none se ntago aba ari umukiriya afatwa ate? None se yaje avuga ati ukigore cyanjye ntago kinyumva, ndakibwira kikajya kureba umwana, ndaza ngasanga nticyakabye. Ariko abagore ntago ko ari ukuri, ahubwo banza kuba ari uko guhararuka. Urabona nawe iyo umaze iminsi urya ikintu buri munsi ushaka kujya gushaka ibindi birenzeho hirya da, ugasanga afite umugore y'amabuno w'amatuku y'igitukutuku, akajya gushaka ya mbobo hirya ho igasiga imwibye kandi akishima, akataha akagira ibanga. Nk'uko kamutwara taci yagera imuhira ngo amabandi yanteze, umugore nyine akemera ibyo. Buriya abagore nabo barahohoterwa kuko ntago baba bajyanye. None abagabo barabeshya gusa. None se waba uri mariye ukaza kuri jewe ndamutse ndinda ariko ntakiriyo, ariko nabayeyo pe, Imana imbabarije. Iyo maze kugukoramo se ugenda uvuga ati nahuye n'abaniganye nango yagacupa baranyambura, kandi ugahisha yanda kugira ngo madamu atumva ko ari kurayo. Kandi buriya ingeso ifanya yapfuye. Nta n'umugabo n'umwe muri kino gihugu cy'u Rwanda ushaka umugore umwe ngo amenye ngo umugore n'uwanjye ye kujya gusambana. Wenda hari benshi batabyumva cyangwa batabimenya, ariko bose baba bagiyeyo.
bajyayo. none se kuki abagabo aba afite uwo mugore amukorera buri kimwe cyose ariko yarangiza akamuca inyuma? Ibyo guca inyuma sinzi imitima yanyu uko iteye, niba ari irari. Kandi nari nzi ko igihe iyo umuntu yashatse umugore aba yarangije urugendo, ariko abandi amara kumushaka yamara umva apfa kubyara umwana gusa kumva umwana arize mu nda cyangwa aneyeho agahita afata inzira ajya gushaka za hene z'agasozi. Nuko bakora. Ati agahita afata inzira. Hanyuma turagenda tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Muri iyi minsi tubona abana b'abangavu baterwa inda imburagihe. Ibi bintu biraterwa n'iki? Iyo urebye leta ivuga ko imibare ikomeza kwiyongera, abana baratwita buri kanya. Ibi byo nkawe ubona biterwa n'iki? Ubu rero mu bangavu none se uko ubona hari abahungu b'ingimbi batera izo nda bangavu? Abo bangavu nabo ubwabo barihohotera, kuko iyo abonye umugabo ugafite agaceri nabo bamwirukankaho, kandi umugabo ese yaguha ibyo aguha ntacyo muhaye, ugasanga akeneye nkuriya mwana nkubona ko yambaye akamini kandi n'uruhinja pe, ariko hari umugabo ukanaguzwa akayakanura agira ngo ni umuntu, ni ibintu bikomeye. Ubwo mu kanya akaba aramushutse, agatangira amukorakora. Umwana ati uriya muntu arampapa arankunda, akaba amuhaye udufaranga cyangwa ati nkugurira gake, agahera kuri biswi, akazajya aho ngo nkunda agatelefone yakamuha, aba yarangiye. Gusa n'abana nabo, gusa uretse ko abagabo hariho nabo abashukana, ariko n'abana nabo barihohotera pe. Kuki se bemera kandi bazi ko ari umuntu ukuruta? Kumva ngo nuko afite ibyo akurusha byatuma ugenda ugahera. Abana b'abangavu barihohotera, nubwo mufunga abagabo kabango bahoteye abana nta bushukanye, gusa baza kurikiye ibyo umugabo afite, ariko cyatemera ko yangaruka ihari. Ko hari abavuga se ko bamwe mu babyeyi bateshutse ku nshingano zo guha uburere bwiza abana, kubigisha ibijyanye n'uburere wenda bushingiye ku buzima bw'imyororokere, ngo ntabwo ababyeyi babikora. Ibyo nibyo? Ababyeyi rero, umubyeyi kenshi aba yiriwe ashakira mu mibereho y'abana be. Niba ufite umwana w'umukobwa yagiye kwiga, ubu mu mashuri bamwe namwe baratangiye, ubuzi ko yagiye kwiga ntabwo uzi niba nava ku ishuri hari izindi nzira ari bunyuremo. Aho hantu ntabwo bavanga ngo ni umubyeyi rwose. Kandi umubyeyi apfa avuga ati nyabuna mwana wanjye ifate, dore hanze aha biragoye, hari sida, uretse ko twagezwe twahura n'ikindi cyorezo kiturimbura vuba, ariko abana ntabwo bumva namba, bapfa kubona aho biri gusa bagahita baterayo. Umugabo nawe uko ateye ntashobora kuvuga ngo uriya mukobwa niba yansuye ngo reka nihangane, kuki se aba yagiyeyo? Ahubwo muzabohora abo bagabo rero, kuko abagabo gusa, ariko hari ibigabo nabyo biba bifite amafaranga by'ibiviye, ugasanga arakashukashuka akakagura ibyo byose kugira ngo agahimukire. Ariko hari n'abandi bihohoteje 100%. Ntabwo navuga ngo ni bose gusa, ariko hari n'uba ari mu muryango ukennye, ugasanga natwatunda ahabwa atazi n'ibyo arimo, ariko hari n'abandi bavuga ati ndajyayo kuki abagiye yose abagiye gushaka yiki. Baba ku mashuri nk'aho batashye mu rugo akabanza guca ahantu, kandi ntabwo yaca iwawe rwose uri umuhungu, nta mugore wifitiye umubiri wawe ukora neza, wariye neza, ngo ngwe ati genda kaga fanta umuhaye nyine ni kurayo yagenda. Ibyo ngibyo ntabwo mwabwa ngo abantu ngavunga barahohoterwa, nabo barihohotera. Nuko mvuga jewe. Tubwire, indaya ishobora gukora umwuga w'uburaya igakuramo amafaranga menshi bikayikiza? Ni 1%. Uko iyo uri muri ibyo ngibyo mu buraya, hari abo wiba, hari n'abagukunda bakaguha amakado y'amafaranga, ariko kuko nta bujyanama buba buhari ngo umenye ngo ejo wanze gutekereza avuga ati wenda ejo nzaguma ndi indaya, ukarinda uhenuka usaje uri ndemobe nk'uko mbona ubu amafaranga nakoreye. Yesu we, bitubwire neza ukuntu byagenze. Iminota mikeya. Amafaranga yo mu buraya, iyi ndaya kibona igifite amabuno atitira, igifite ibere rishinze, inzobe ikigaragara, reka niba mvuga ati gurira iyo nzu kandi aba yafite ayigure, avuga ati nzaba indaya tu, nyamara zahindura imirishyo ugasanga baye mayibobo. Usoma nari mayibobo wango, ntabwo uri mayibobo. Agahinda kanyica iyo nicaye imbere y'iyi nzu nyibamo nk'umurinzi wayo, urabona uko imeze uko.
suko naniwe gucumbika se ngo nishyure. Izo ni ingaruka z'ubumaraya rero sasa hivi. Ngaho rero nkaho bakiva. Tubwire noneho imibereho yawe noneho rero wenda watubwiye ko wabaye cyangwa watangiye uburaya ku myaka 17 ubu ngubu ubaye hute? Ubu ngubu rero kuno mbayeho. Ubu ndi umukozi wa Rwanda, ndapagasa nkavunika, ndwaye indwara nyinshi, mbana virusi itera sida, mfite hypertension, mfite umwana w'umuhungu wanjye imyaka 15 wa nyuma yavukanye iyo ndwara. None yarembye nabuze, nagiye kumureba kuri mituweli ngo muvuze, barambwira ngo ngende ngo nshake ngo ikintu ngo kitwa ngo igipapuro uko afite 15 ngo nemereye kuvurwa, ngo adafite ikintu cyemeza ko afite atarafata irangamuntu. Umwana wanjye waryanye mu nzu, mvuye gupagasa dore ngibi bikoresho, umvuye kuri amafaranga 500 y'ubwatsi nahiye n'umutumba najyanye. Ubwo ntago ari ubuzima, izo ni nzo ngaruka mbi z'uburaya. Umuntu yakabaye indaya tutabyaraga. Ya muratabyara kuko kubyara ni ikibazo, urabyara umwana akakubaza se, wabyara umwana ati nzabahe, ugasanga uzaho kwirwa. Reba nk'ubu yaze kubona umwana njye aryamye afite mituweli pe, hari ahantu dufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, batwishyuriye mituweli. Ariko nagiye kuvuza ejo, umwana wanjye yirwayo ari hasamba, ngo genda ngo uzane icyangombwa ngo kiva ku kagari ngo kiriho amafoto, ifoto imwe n'indi uzana hano ku ifishi. Kubera ko nta kintu ufite rero byanyobeye, gusa amafaranga 500 nkoreye ndajya kuyafuta mu cyo cyangombwa, hari nubwo kinahenda kurusha ibindi byose. Turare ndaye nta n'agacyayi muguriye. Izo nizo ngaruka z'uburaya nabonye. Noneho turagira ngo ubwo garagaza ibyifuzo byawe, hanyuma nyuma turasoreza ku nama ugira abagishobora gutekereza gushoka y'uburaya. Icyifuzo rero leta y'u Rwanda banzaha ishaka kuba itugenda, kuko nkunda kumva radio kenshi bakavuga umunyarwanda wese agomba gutuzwa. Niba ariko twabaye indaya ntabwo batwemera n'imidugudu ducumbitsemo, baba bavanguriya ngo azajya iwabo. Nawe ukare kuno havuye uri umwana nk'ufite imyaka 53, nzajya iwacu nzajya nsanga mvuga ko mvuye. Abandi bakabaha amazu bakaba amacumbi, tugasaba twize tunishyira hamwe, tujya muri koperative ngo tureko twafashwa, shabara twima. Cyo gihe bari baduhaye amatungo ngo tworore ngo twishyiramo tureko twafashwa, batwima amazu, ubu tugiye gupfa nk'imbwa. Niba ndaye sinzi niba ndamuka nibyo. Reba nk'iyi nzu ncumbitsemo uko ihagaza, nyicumbitsemo kugira ngo mbe umurinzi w'aya mategura, ntabwo hari iwanjye nta naho nahakura. Uwama n'inzu ufite icyumba kimwe yitwa Yange ariko atarimva ku cyumba kimwe n'imva, akamwataka kano nakawe napagasa noneho ngahengera rubanda nava muri uyu mubiri. Waruvuze ku kijyanye wenda n'uburyo bw'imibereho, inzu ubamo ko nabwo uri umurinzi, wenda ibijyanye no kurya se ubwo mubona icyo kurya gihagije? Ubivuga kurya kubanza umwana wanjye arwaye inzara, ubanza umwana arwaye inzara kurya twabikorahe. Muri corona igitangira baratwanditse ngo tuzafashwe, ngo baduhe, ngo dufungurire. Umuyobozi wacu yatubwiye ngo je ntago nabaha ibiryo ngo muzajya iwanyu ngo nta mukene ubitumba. Kuri warujiza gutanga impano hariya ku Kibondo, tugiye ngo ntago tungwa nta muntu wabaha. Ariko byo biterwa n'abayobozi b'imidugudu wangu, abandi barabahaye baratwima. Ubu dutunzwe no gufita gusa, kuko Imana ishobora byose turaho. Gusa nigeze njya kuva ku manywa nakada ninjye manye ndagenda ngura ako kawunga akanusu shisha gakoma mpuwa mwana urwaye. Rega mfite abana 2 turebe ko ari cyavamo, ariko gusa naho ubufasha bwaba bishoboye, kuko ibyo byose hari abantu b'Imana, hari abakozi b'Imana. Nicyo kibazo mubishoboye mwadusabira abashoboye bakadufasha, nwaduha utwo twaka tukarya uturyo tukarya, nwaduha aho tuba we abarengera akamaro. Ahubwo aya magambo niho mvuga yaba yagera kuri Perezida Kagame,
aramugeraho. Ahubwo hari ikintu wari uvuze cyo kuba ufata imiti igabanya ubukana bwa sida. Iyi miti ni imiti abaganga bavuga ko ifite imbaraga zo guca intege umubiri, nyine yongerera abasirikare umuntu wanduye virusi itera sida. Biba bisaba ko iriya miti umuntu uyinywa anarya bihagije, akanarya n'indyo ihagije. Byo ubona wenda kuba muyifata ntacyo kurya mufite bitashobora kugira ingaruka kuri mwe? Siyo mpamvu nkubwira ngo ubu tuvugana mfite umwana ubana n'icyo kibazo, afite imyaka 15, ariko ubu arambwira ngo ndwaye mu nda, nta ntege afite. Akambwira ati ise riranyishe mama, ubu ni ukuvuga ngo araryamye. Najya no kwambanga ngo ujya gushaka ngo ibyo byangombwa ntazi ubwoko bwabyo, kandi narishyuye mituweli. Ariko mituweli nayishyuye n'umushinga. Kurya n'imirire mibirimo. Nese niba anyweye agakoma nijoro kumanywa ntabwo turya ubundi twabikura. Twarikubitiwe nuko kwihagarara gusinzira ntabwo umuntu ayibona. Buryo ushonje ntabivuga, ubibwire ndetse. Iyo mirire niyo igiye kudukoraho. Hanyuma tugiye gusoza ari ikiganiro twagiranaga, ariko wenda ubu umuntu yakwibaza igihe mwatangiriye uwo mwuga w'uburaya ku myaka 17, hano muri Tumba buriya no muri Butare, simwe wenda bakuru twavuga ngo mukuri aba bose bahari? Ngiye nahaje mpasanga abagore kandi bariho, sinzi niyo kubatangaza atari ukwararaza abantu. Barahari bakuru, ko icyo gihe nagiye mbabwira ngo ni mu ndangira akazi, bahita ngo ati guma aha turakaguhaye. N'ubu baracyariho bamwe, ni n'abakire bo bagize amahirwe, abana nabo barababyara bariga barakize bafite amazu, kereka agiye upfuye nk'imbwa nyine, ariko Imana irabizi byanjye tu. Ngaho utanga impanuro rero wenda n'inama kuri bamwe mu bakobwa bashiki bacu bishora inzira y'uburaya bakiri bato. Impanuro se umuntu akora ikimuri mu mutima, ariko hari n'ugitungura. Sinabahana none se ngubu ushobora gufata ngo njyanye umwana ku ishuri i Muhanga cyangwa i Kibeho, umwana yamara kubona yamaze kononekara agatwita, urumva yatinyuka kuza inzira y'iwabo? Ahita afata ya nzira akabatireka ntabwo nasuri iwacu bagurishije inka kugira ngo njye kwiga, none reka mfate inzira rero ngende inkori y'uburaya nyine birangira. Kuko ntago yaba yafashe inka ya se ngo ive mu rugo ngo ajye kwiga ngo agahagaruke. Akenshi ni ibyo ngibyo abana bamwe bazira. Ntago umuntu ajya mu buraya bwishimiye ko nta nakamaro, gusa ariko hari n'ababyishimira sinzi impamvu. Kandi gusa iyo wabugiyemo ubona ari akazi da, kuko kabamwe ibiryo. Ubwo impanuro bahaye ni ukubireka, ni ukubiyoboka gusa, kubera ko bahagurukiye amashuri. Wenda njye impamvu byambayeho nuko ntize. Nk'umwana wize guhitamo n'ukwiwe, ashobora kuvuga ati niba iki kibazo kingwiririye, kuko urabona ikintu utararya ubuhangayikiye kugira ngo ni ikiribwa kiryoshye, yamara kujyaho cyamutera ingaruka akavuga ati ndabihagaritse. Uwo mwana yavuka ntamujugunya akamurera, kuko numva ngo hari n'uburenganzira n'ababyeyi bajya kwiga, akikaruma. Gusa ntabwo byoroshye mu buzima, ariko uburaya bwo nta kamaro we. Ni inkota icyaye, noneho ukaguma utekereza n'imbere y'Imana. Sosiyete nyarwanda irakwanga, nk'umubwiye ngo iwacu n'ubu nshaje baba bavuga ko ari yandaya, kandi ntakibibashije. Yabireka wenda koko yaba yashutswe akabyara cyangwa yaribeshya agira ngo ni ibintu byiza agiyemo, ubuzima burakomeza. Kuba indaya byo nta gaciro we. Ariko hari ikintu watubwiye ko abagabo bajya bata abagore babo mu rugo, wenda uvuga uti ni ukubahararukwa. Buriya nta gihe umugabo ashobora guta nk'umugore we mu rugo, yaza kukureba urinda ukanamubwira uti njyewe naranduye, ugira ngo wenda umukange uyu mubwiye ati urabona iyo umugabo aje gusambana ataye urugo rwe unamuza amuga ati nyamara jewe mfite sida, ngo sida sitwaye iki? Iyo ugize amahirwe akoresha agakingirizo, ariko gusa iyo bimubwiye bituma agira ubwira bwo akoresha, ariko utamubwiye. Ariko nawe hari n'umwe wabona we n'agacupa kavuga ati cya kigo cyasuzuguye, agahita agenda uko yakageye. Ubwo niyo mpamvu sida ahubwo inaguma ikwirakwira. Abagabo nabo ntago bumva, barasambana. Kandi iyo byabajemo rwose avuga ngo yashwanye n'umudamu, niba bagiye kwiyahura agenda agiye,
kandi n'ubundi nubwo yagiye akagaruka kwa wa mugore ubwo se mutabaje kumara umuryango ndabibabwira wikoma amashyi. Abagabo rero abagore bararengana babisigiye mu ngo akabata wenda mugore patro twashwanye umugabo ashaka kuba agiye gufata agacupa ari ajya kugira ngo umujinya ushire reka gataza kwirebera wa mukobwa ugifitiye amabere ahagaze urante Yange yararyamye. Ariko abagabo nibo banyirabayazana. Ese uri indaya umuntu akaza kukugura uzi ko ari akazi wambwa ngo hoshe arara. Abagabo ni banyirabayazana indaya zibuza abazigura zava mu ngura zigashaka imirimo kuko imirimo irahari. Ariko abagabo benshi bakunda gukoreraho nta prudence bakoresheje. Ntago mbyibuka imyaka yanjye ni myinshi ntago mperuka gusambana sinzi narikonje ubu ntago nzi ko basambana. Ariko narabikoze ariko nyibikora umugabo amubwira ati ndarwaye nyamara atari kurwaye icyo bundi kandi mutinya corona dore ubu ngubu uyu mugabo ati ntunkoreho aho gusambana n'uyambaye prudence yayicaga akakota bagira ngo ari hakuramo. Mutuvugire abavandimwe rwose dore twabuze aho tu mutuvugire aho muvuga mwe mugira n'amakuru munye ngakora bashiki b'abahungu bari hanze babuzeyo baba byayobeye badushakire naho nubwo kaba ari akazu kanganika ukaba ati ni inzu reka nshyiremo imiryango kango niba kano kazu ndinda ngire umuryango umwe sohokeramo undi asohokere mu ndi ariko nkabona rwose nabona homba uzi gucira inshuro ahantu utaha iwawe. Murasaba se ko wenda nkuko hajya hubakwa imidugudu y'abatishoboye murasaba ko nyine mwakubakirwa imidugudu namwe wenda y'abantu babaye mu muhanda b'indaya reka tuvuge gutyo bicuruza babiretse yego ntaribi kugira ngo bashyigikire byibura abo twabye byose abo twabye n'abana kandi byafashe iki se umuntu akagira hakiri umuryango we nk'ufite abana babiri ko singira homba ubu ni ibibazo pe nawe reba hanicaye iyo babyibura hitaga iwanjye naba ndamahoro mukadusabira mukatuvugira ati hari abantu bagowe batagira amazu kandi amazu yirirwa atangwa kandi bakabwira wa mutindi utagira haba ngo jya kubakira batishoboye ariko twe ntibatwumve ngo bariya ngo ni indaya ntabwo tukiri izo twayisabye imbabazi. Hari ikintu waruvuze ngo Yezu yababariye indaya yababariye indaya imwe kuko yari musabye imbabazi natwe dusabye leta ngo itubabarire iduhera amahirwe abana nitunapfa ko turinda gupfa none ntago turi mu nzira abo bana bacu bazapfa kujya aho bahingama bazabura aho bahinga babaye naho barara nimudusabe turabatumye. Gahura koze cyane rero. Yego nawe murakoze bavandimwe. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.